baby girl Olive njye ngomba kumukuzaho. Product yacu iragera kuri streets, abantu bose barayikeneye kandi bayifatire make cyane. Inodo kugira ngo ramusese tumukuzeho Olive. Wowe nkuri inyuma. Icyo usaba cyose nacyemera. Seri, bite, uzi ukuntu ari ngukumbuye. Nanjye nari ngukumbuye cyane sheri. Ako sheri. Ya, ngira. Mugore umwirinde. Umwirinde ashobora kukwicisha kandi akwicishije umwana aracyari mutoya. Rero kandi nanjye ndagukunda cyane. Ndagukunda n'umutima wanjye wose. Umwitondoro uriya mugore nabonye ari mubi. Sheri twakoga. Yego ngwino sheri, nta kibazo ngwino. Uyu mugore ndamwirukana hano gute mwokabyaramo. Byanze bikunze kuva yarabwiye afandi Peter ko yaje hano. Agiye kungendaho. Kandi ntazamburaho ikosa kabisa. Sinshobora gusubira muri gereza. Wapi. Mama re, byuka tuganire. Fase gasa ko nkangura utaracyaho na mahoro. Umva mama ale, gukora business bisaba ko umuntu yitanga cyane. Akenshi dukora ibintu tutifuza. Tukitanga bikomeye kugira ngo tugere ku cyo dushaka.
none se gasa kuzindukiye mu madisikuru, erega naje hano nabyiyemeje, sibyo? Nanjye ndi umuntu mukuru, fata ko rero nanjye nzi icyo nshaka. icyo nicyo ngukundira, nizeye ko uzakora igisabwa cyose kugira ngo tuzatere imbere, mbese kugira ngo twisubize uyu mujyi. dore abana nka ba Mr P na ba Olivia bamaze kuwutobatoba. wowe nkuri inyuma, icyo usaba cyose nacyemera. shimye ko unyumva mugore mwiza. none rero nyumva neza, ubu misiyo yawe ni ugusubira kwa Fandi Peter ugakomeza kumuneka ku makuru yose afite kuri Mr P na Olivia, ukayangezaho neza. ugomba kumwereka kandi ko twananiranywe, ukamusaba imbabazi, dore ko nawe umukobwa wanyu agiye kuza mu biruhuko. Papare. none se gasa ubu ndamutungukaye koko. Afandi Peter aragukunda kandi ntashaka umwana wanyu azagasanga mutamenanye neza. ikindi kandi uzi neza ukuntu ari umuntu wubaha amategeko, uzi neza ko nta tegeko rihana umugore waciye umugabo w'inyuma kereka aba yashaka gatanya. kandi nawe urabizi ibyo ntabwo yakwirirwa bijyamo, yigira marayika ku isi. nuko utazi ukuntu naje nihene kuri Afandi Peter, ubu nzamuhinguka imbere ye gute? urabona ko azambabarira? bwiza kuri sha ntabwo uri umwana, menya ko urugamba dutangiye rutoroshye. ahubwo dore kuri ya mafaranga nagushyiriyeho 20,000 kuri konti. numara kugera mu rugo nzakubwira icyo tuzayakoresha. yewe 20,000 zose? yawe dore faranga, dore faranga. ntureba abandi bagabo no cya papa Harene cyo ngo ni ukwirirwa cyiruka ngo kiri kugenda inyuma y'abanyabyaha kigakurikira agashara k'intica n'ikize ngo ni ukubahiriza amategeko. kuki rwose kuva kera kose tutari twarahuye tutaramenyanye imbere koko kuriya mugabo mbe narabanye nawe? humura n'ibindi biracyaza, amafaranga ni nk'inda k'umutindi. noneho rero reka mbe gusiza, uraza kureba ukuntu utaha nugerayo uze kunyuriza message. gusa nyine ndabizi ko irandindagire ntakiri bugutware. wowe gusa ugende umurebe neza ko hakundi kwawe arahita agotwa. Gasana ni umukozi koko, n'umuntu wirengagiza ubushyuhe bwa mu gitondo akazinduka aya masaha ngo ni bizinesi kandi n'ubundi ari umukire. umugabo udatinya kumpa 20,000 si amageranya n'umupolisi udahembwa na 1,000,000 ku kwezi kandi wigeze marayika. ngo ntiyarya ruswa, ntiyacuruza imari ishyushye nka kokayine, cyangwa agakore diru nk'izi zirenze za Gasana. umugabo n'uyu ubundi mba nigumiye hano, ariko ndabona namurakaza, reka nkore ibyo yansabye.
rekera sha fata umuzigo men suzuma neza urebe ko twasubira mu kibuga men yeah take it. Original 100%. Kuva ari original genda ushyira umuzigo wa pushayi bacu ubabwire ko sibyo ko Olivier rwose man ari gupusha kuri street numva ko tugomba kuba umuzigo wa nyawo baby girl Olivier njye ngomba kumukuzaho product yacu iragera kuri streets abantu bose barayikeneye kandi bayifatire make cyane inodo kugira ngo uramusese tumukuzeho Olivier umuzigo wacu numara kujya mu kazi neza turi mu kazi twawutangiye makeya kandi bizarangira nawe abona igihombo kinini yeah. Cyakoze boss urantangaza. Buri gihe uba ufite imipango mishyashya. Nabona mu supplying nawe ubwo bazatabona ko nta kazi ashoboye yeah. Dre igihe cyose uzaba umwizerwa kuri njyewe trust me uzagenda wunguka ubwenge bwinshi cyane Dre ntukabona nahubuka agakino kaba imibare myinshi cyane ibyo nkora ndabizi Boss ndabona hakeye rero reka dukora akazi naho kubera umwizerwaho narabikurahiriye ngomba kubera umwizerwa nkuko nabyemeye kandi ikindi amategeko y'agakino ndayazi neza Dre sawa ngo ugende ubikore neza